Nagusuje cyane ukomeje gukurikira Gospel Society TV ngo ikaze muri iki kiganiro. Mwese muri inshuti zanjye murabizi, iyo ni umwanya tujya kubageza ikiganiro cyiza kandi kiryoshye zo kutwandikira muri comment. Gira icyo bivugaho kandi nifurije kuri subscribe kugira ngo tutazongera gucikanwa n'indi video tuzakurikizaho. Barakoze cyane ngo ikaze muri iki kiganiro. So gusoza iyi video irabiryoshye ari nziza cyane. Ngiye kuganira ku bwoko butangaje bwitwa abayoruba. Ubwoko bwa kera cyane bw'abantu bo muri Afurika y'Iburengerazuba bafite amateka akomeye, umuco wimbitse n'imyemerere yihariye yabayeho imyaka myinshi cyane mbere y'uko amadini azwi uyu munsi agera muri ako karere. Batuye cyane mu bihugu bya Nigeria, cyane mu bice by'Iburengerazuba y'Epfo, aho imijyi n'imidugudu yabo yagiye ikora igakomera uko ibihe byagiye bihinduka. Abayoruba si abantu gusa batuye ahantu runaka, ahubwo ni umuryango wagutse w'abantu bahujwe n'ururimi, umuco n'amateka n'imyemerere. Imyemerere yabo ya kera, abayoruba bemera ku isi n'abantu byaturutse ahantu hatagatifu cyane hitwa Ile-Ife. Aho hantu hafatwa nk'umutima w'iremwa, aho Imana nyamukuru yaremye isi n'abantu ikoresheje imbaraga zayo zidasanzwe. Ile-Ife si umujyi gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'aho ubuzima bwatangiriye, aho umuntu n'Imana byahuriye bwa mbere. Ngo ikaze kabisa. Imana nyamukuru mu myemerere y'abayoruba yitwa Olodumare. Iyi Mana ifatwa nk'ikirenga gifite ububasha bwose, ariko kiteyerekana cyane mu buzima bwa buri munsi bw'abantu. Olodumare ntisengwa mu mihango myinshi nk'izindi mana, ahubwo yubahwa nk'inkomoko y'ibintu byose, nk'isoko y'ubuzima n'imbaraga zihoraho ziri hejuru y'isi n'ikirere. Kugira ngo abantu babashe kwegera izo mbaraga z'Imana, abayoruba bemera ko hari imbaraga zabo zigenda zigaragara mu buryo bwihariye. Izo mbaraga bakazita orisha. Orisha ni imbaraga z'Imana ziri hafi y'abantu, zifatanye n'ubuzima bwa buri munsi, bigafasha abantu mu bibazo byabo, mu byishimo byabo no mu mibabaro yabo. Hari orisha zihagarariye amahoro n'ubwenge, izihagarariye imbaraga n'ubutwari, izihagarariye urukundo n'ubuzima, izihagarariye akazi, imbaraga n'inzira z'ubuzima. Abantu bakura bakamenya orisha ibahuje n'imiterere yabo, bakayubaha, bakayisenga, bakayegurira umutima wabo n'ibikorwa byabo. Gusenga mu muco w'abayoruba si amagambo avugwa gusa, si no kwegera ahantu hihariye gusa. Gusenga ni uburyo bwo kubaho, nuko umuntu abyuka, uko akorana n'abandi, uko yubaha abakuru, uko yitwara mu muryango, nuko afata isi imukikije. Umuntu utagira imyitwarire myiza afatwa nk'uwitandukanyije n'imbaraga nziza z'Imana, kabone niyo yaba azi imihango yose. Mu buzima bw'abayoruba, imyitwarire myiza ifite agaciro gakomeye cyane. Umuntu wubaha abandi, avuga ukuri, akora akazi ke neza kandi akabana n'abandi mu mahoro, afatwa nk'uwahisemo inzira nziza. Bemeraga ko amahirwe meza n'imigisha bidaturuka masengesho menshi gusa, ahubwo biterwa nuko umuntu abaho. Abayoruba kandi bubaha cyane abakurambere babo, bemera ko umuntu atazimira burundu yapfuye, ahubwo ko akomeza kubaho ubuzima bw'umwuka, akareba abe, akabafasha cyangwa akabahana bitewe n'uko bitwaye. Ikintu kirakomeye. Abakurambere b'abayoruba bafatwa nk'ikiraro gihuje abazima n'Imana, kandi kubibuka ni igikorwa cyuzuye icyubahiro. Mu mihango yabo, indirimbo n'ingoma bifite umwanya ukomeye. Amajwi y'ingoma ntabwo aba ari umuziki gusa, ahubwo aba ari ururimi ruvugana n'imbaraga z'umwuka. Imbyino zikorwa si izo kwinezeza gusa, ahubwo ni uburyo bwo kwerekana ibyishimo, agahinda, icyubahiro n'isano umuntu afitanye n'isi n'Imana. Igihe abayoruba bagiraga ibibazo bikomeye by'ubuzima, bajyaga kugisha inama abahanga b'umwuka bakoresheje sisitemu y'ubwenge izwi cyane mu muco wabo. Mu bwenge babafashaga gusobanukirwa icyerekezo cy'ubuzima, impamvu y'ibibazo n'inzira yo kubikosora. Ibi byose byari bigamije gusarura ituze n'uburinganire hagati y'umuntu
umuryango n'isi. Nubwo igihe cyaje kigahindura byinshi, nubwo ubucakara, ubukoloni n'amadini mashya byaje bikavanga byinshi, umuco n'imyemerere y'Abayoruba ntibyigeze bizimira. Byagiye bihinduka, bivanga n'ibishya, ariko shingiro ryabyo rikarokoka. N'uyu munsi hari abantu benshi ku isi bakomeje gukurikiza iyo myemerere, abantu bakayitwaramo nk'umurage n'umuco, abandi bakayivanga n'andi madini. Mu mico y'Abayoruba, ubuzima ntibufatwa nk'urugendo rutangira rukanarangira ku rupfu, ahubwo bafatwa nk'uruziga rurerure, aho umuntu avuka, akabaho, agapfa, hanyuma akaguma mu isi, umwaka akagira uruhare mu buzima bw'abasigaye. Imyumvire ituma abantu bubaha cyane ubuzima, bakirinda kwangiza abandi, kandi bakamenya ko ibyo bakora byose bigira ingaruka zirenze uwo mwanya barimo. Abayoruba bemera ko kandi iyo umuntu aza ku isi afite intego yihariye, iyi ntego bakayita iherezo ry'umutima, niyo igena urugendo rw'ubuzima bwe. Iyo umuntu atubahirije iyo ntego, bemera ko ashobora guhura n'ibibazo, akagira amahane cyangwa akabura ituze ry'umutima. Niyo mpamvu bashyira imbere gushaka kumenya uwo ari we by'ukuri, aho uva n'aho ugana. Kirakomeye. Umuryango nyarwanda, umuryango w'Abayoruba, umuryango ufite umwanya ukomeye cyane. Umuntu ntiyobona nk'ikiremwa kigenga gusa, ahubwo niyumva igice cy'umuryango munini. Ibyishimo by'umwe bifatwa nk'ibyishimo by'abandi. N'umubabaro w'umuntu umwe ukaba umuryango wose. Ibi bituma habaho gufashanya, kugirana inama no guhuza imbaraga mu bihe bikomeye. Imigenzo y'ubukwe, iy'ivuka n'iy'urupfu igira ibisobanuro byimbitse. Ubukwe si uguhuza abantu babiri gusa, ahubwo ni uguhuza imiryango ibiri n'imyuka ibiri n'amateka abiri. Ivuka ry'umwana rifatwa nk'igaruka ry'imigisha, nk'ikimenyetso cy'uko ubuzima bukomeje. Urupfu narwo rufatwa nk'iherezo, ahubwo n'urundi rugendo rwo kubaho. Mu buzima buri munsi, Abayoruba bagira imigambi n'imigabo migufi ikoreshwa mu kwigisha, mu guhanura no kuganiriza. Iyi migani iba yuzuye ubwenge, ikifashishwa mu gukemura ibibazo by'ubuzima. Umwana akura yumva ayo magambo, akayashyira mu mutima, akayakura mu byo abona abakuze bakora. Kamere ifite agaciro gakomeye mu myemerere yabo. Ibiti, imigezi, imisozi n'ubutaka bifatwa nk'ibifite umwuka. Nta giti cyatemwaga nta mpamvu, nta mugezi wateshejwe agaciro. Bemeraga ko kamere itabashobora kubatandukanya n'Imana, kandi ko kuyubaha ari uburyo bwo kubaha ubuzima bwabo. Mu gihe by'iminsi mikuru, abantu b'Abayoruba bateranaga, bakaririmba, bakabyina, bakagasabana cyane. Izo mbyino ntizabaga izo kwidagadura gusa, ahubwo zabaga umwanya wo kwegera imbaraga z'umwuka, zo kugarura umubano mwiza hagati y'abantu n'isi. Ingoma yavugaga, imitima ikumvikana, abantu bakumva ko bari igihe ikintu kinini kurusha abo ubwabo. Iyo si yatangiye guhinduka cyane. Abayoruba bahuye n'ibigeragezo bikomeye. Ubucakara bubatandukanije n'ubutaka bwabo, bubatandukanya n'imiryango yabo, babajyanaga kure y'iwabo, ariko naho bajyanywe hose, umutima wabo ntiwigeze utandukana n'umuco wabo. Indirimbo zabo, imyemerere yabo n'imigani yabo byabaye nk'umugozi uhuza uwajyanywe n'aho yavuye. Mu bihugu byo hakurya y'inyanja, imyemerere y'Abayoruba yaravanzwe n'andi madini irahinduka, ariko ntiyazimiye. Yabaye isoko y'imbaraga n'icyizere ku bantu bari bababaye, bagatotezwa kandi badafite uburenganzira. Ibyo byatumye umuco wabo igikoresho cyo kubaho no gukomeza kwihagararaho. N'uyu munsi mu mujyi munini no mu midugudu hari Abayoruba bakomeje kubaha uwo murage. Hari ababisangamo nk'imyemerere yuzuye, hari ababisangamo
umuco wabo hakomokaho, hari n'ababifata nk'isomo ry'ubuzima. Icyo bose bahurizaho ni uko uwo muco ubibutsa agaciro k'umuntu ku buzima n'ubwumvikane. Mwakoze cyane, mwakoze kunkurikira. Nitwa Nigena Manase. Ntabwo ari ubwa mbere ukore subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kugezwaho n'izindi video. Ndakunda cyane. Ciao ciao, nakagaruka ukomeze kugira ibihe byiza. Yesu abahereze umugisha.